tubashimiye ko murimo kutwumva. Ubunararibonye n'uburambe kuri iyi si byigishije abakurambere bacu gutandukanya uburozi n'ibiribwa bishobora kubatunga. Ubwonko bwabo bwashoboye kwegeranya ubumenyi n'ubuvumbuzi bukenewe bubafasha kubaho muri iyi si. Bo ubwabo bivumburiye ibiryo, umuriro, amazi, inzu. Bakoze uko bashoboye kose, bo ubwabo bivumburira imiterere y'iyi si n'imyitwarire yayo. Bamenye uko ikirere gihinduka iyo imvura igiye kugwa. Bamenye uko ikirere kiba gisa iyo izuba rigiye kuva. Ibi byose ni nabo babihaye amazina. Isi nibo bayise isi, izuba baryita izuba, imvura bayita imvura. Bamenye uko ikirere kiba gisa iyo bwije n'iyo bukeye. Bo ubwabo bivumburiye ko bari munsi y'ibicu. Bo ubwabo nibo biyise abantu. Ibindi binyabuzima bitari abantu babyita inyamaswa nubwo n'abarizo. Bizeraga ko iyo bariye inyama z'imfizi nini cyangwa se z'imbogo, ubwo roho n'ububasha bw'izo nyamaswa zifite ingufu nyinshi bihita bibajyamo. Batekerezaga ko iyo bariye ku muntu w'igihangange wapfuye nk'umutegetsi cyangwa se umurwanyi ukomeye, ubwo ubudahangarwa bwe buba bubagiyemo. Batekerezaga ko ukwezi n'izuba babonaga bitembera mu kirere ari ibinyabuzima bifite ubwenge. Iyo barebaga urutare bakabona imiterere yarwo isa n'ishushanya isura y'umuntu, bavugaga ko ari roho y'umuntu n'ubundi uba muri urwo rutare. Ntabwo bari bazi gutandukanya icyitwa roho n'umubiri w'umuntu. Niyo mpamvu iyo umuntu yapfaga bagahitamo kutamushyingura, ahubwo bakabika umubiri we utakirimo ubuzima. Ubwo babaga babitse roho y'uwo muntu. Batekerezaga ko ukwinyeganyeza kwabo uko ari ko kose gukorwa ku bushake bwabo. Bizeraga ko ukwinyeganyeza uko ari ko kose kuba kuri iyi si kuba gutewe n'ubushake bw'icyo kintu kirimo kwinyeganyeza. Iyo babonaga udusimba duto nk'intozi cyangwa se inshishi turimo kugenda, bavugaga ko ibyo turimo kubikora ku bushake bwatwo dukoresheje ubwenge bwatwo. Batekerezaga ko ibiti bikura kubera ko bifite ubushake bwo gukura, kandi gukura ni amahitamo yabyo. Babonaga izuba, ukwezi n'inyenyeri mu kirere bigenda, bakavuga ko ubushake bubirimo bwo kugenda aribwo burimo gutuma bigenda. Kuri aba bakurambere bacu bo mu mamiliyari y'imyaka ishize, ubushake bwo gukora ikintu nibwo bwitwa roho. Muribuka? Ibintu byose twavugaga babonaga bigenda, bakavuga ko bigenda kubera ko bifite ubushake bwo kugenda. Niba ubushake ari bwo roho rero, ubwo ibintu bigira ubushake byose ni roho. Kuri bo, isi yari yuzuye roho nyinshi. Mu yandi magambo, isi yari yuzuye imana nyinshi. Babonaga imana mu kintu cyose gishobora kunyeganyega. Mu muyaga habaga harimo imana. Hakaba indi mana mu migezi. Hakaba indi mana mu mazi y'inyanja, ari nayo ituma ahora yizunguza yikubita kuri buri nkombe asubira aho yavuye. Izuba ubwaryo ryari imana. Iyo barebaga mu mazi bakayabonamo isura yabo, ubwo iyo sura yabo yabaga ari roho yabo. Ibintu byinshi byabaga ku isi bavugaga ko byakozwe na roho cyangwa se bikaba ari igitangaza. Inkuba yari igitangaza, umurabyo, imvura, umuriro, kubyara, byose byari ibitangaza. Umuriro nta nubwo wari igitangaza gusa, ahubwo wari imana. Isi yose bayibonaga bakurikije inkuru mpimbano babwiranaga hagati yabo. Zabaga ari inkuru bahimbye bakazibwirana, bakazizera ntawe uzi neza niba ari ukuri cyangwa se niba ari ibihimbano. Buri tsinda ryabaga rifite inkuru yaryo y'uburyo isi n'abantu baremwe. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Inkuru nyinshi z'imyemerere n'imyizerere mbere y'umwaka w'1500 mbere ya Yezu Kristo zigaragaza ko icyo gihe abatuye isi bizeraga imana nyinshi. Hafi buri gace muri iyi si kabaga gafite imana yako, ariko buri muryango mugari ukagira inzu nini yitwaga Panteo, yabaga ari urusengero ruhurizwamo imana zose zo muri ako gace. Uyu munsi abatari munsi ya miliyari 6 mu isi bizera imana imwe rukumbi. Imana imwe kuba ari ku isi yose. Imana izi byose, ishobora byose, ibera hose icyarimwe. Ibi byo kwizera no gusenga imana imwe byavuye he niba abakurambere bacu barasengaga imana nyinshi? Tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Igitekerezo cy'uko habaho imana imwe ku batuye isi bose
gisangiwe n'abantu benshi ku isi kandi kiri mu mico yacu ku buryo rimwe na rimwe tunibagirwa ko mu batubanjirije kuri iyi si habagaho imana nyinshi. Muri icyo gihe kuvuga ko hariho imana imwe cyari icyaha kitababarirwa k'uwo ari we wese. Abayoboke b'amadini ya Kiyahudi, Ubukristo na Islam bose bafata Aburahamu nk'umukurambere wabo. Izina rye ryagaragaye ku nshuro ya mbere mu gitabo cy'Itangiriro muri Bibiliya, igitabo cya mbere cya Bibiliya. Iyo ufunguye Bibiliya ntabwo utinda kugera kuri Aburahamu. Guhera aho bavuga Aburahamu ku nshuro ya mbere gukomeza Bibiliya yose, igitabo cyose gihita gihinduka inkuru zivuga ku muryango umwe, umuryango w'uyu Aburahamu nyine. Inkuru zose muri Bibiliya zivuga ku buryo uyu Aburahamu yahuye n'Imana ndetse n'imibanire ye n'Imana. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzaba umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe niho imiryango yose mu isi izaherwa umugisha. Niko Imana yabwiye Aburahamu. Byanditse mu Itangiriro igice cya 12 umurongo wa 2. Bibiliya ivuga ko Aburahamu igice kinini cy'ubuzima bwe yakimaze ahitwa Harani. Uyu wari umujyi wo muri Mesopotamiya, uyu munsi ni muri Turukiya. Abari batuye aka gace basengaga imana nyinshi. Nk'ahandi hose ku isi, icyo gihe gusenga no kwizera imana nyinshi bwari bwo buryo bwonyine bw'imyizerere bwabagaho. Ikintu cyagize Aburahamu uwo yabaye we agahinduka sekuruza w'abasenga imana imwe bose ni itegeko ritagatifu. Fata umwana wawe, umwana wawe w'ikinege ukunda Izaki, ujye mu karere ka Moriya. Nuhagera uzamutambeho igitambo gitwikwa ku musozi nzakwereka. Niko Imana yabwiye Aburahamu. Byanditse mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 22 umurongo wa 2. Aha ngo Imana yashakaga kugerageza ukwemera kwa Aburahamu. Yarabikoze koko, afata umwana we w'ikinege ajya kumutangaho igitambo. Ariko agiye kumusogota ngo amutambe, Imana iramubuza, imubwira ko yagaragaje ukwizera kwe no kubaha Imana. Uyu munsi abayoboke b'idini ya Kiyahudi, Abakristo n'Abayisilamu bose bafata uyu Aburahamu nk'umukurambere wabo, ariko ntabwo bahuriza ku hantu uyu muhungu we Isaka yari agiye gutambirwa. Kuba aya madini atatu yose yemera Aburahamu nk'umukurambere wabo, kandi uyu mukurambere wabo akaba yaremeraga Imana imwe, ubwo uyu Aburahamu niwe abayoboke b'aya madini bakomoraho kwizera Imana imwe. Mbere no mu gihe cya Aburahamu abatuye isi bose bizeraga imana nyinshi, ariko ni ryari, hehe, kandi ninde wazanye bwa mbere igitekerezo cyo kwizera Imana imwe? We yari abikuye he? Mu myaka 11,000 ishize, ahitwa Göbekli Tepe muri Mesopotami, mu gice kiri muri Turukiya y'ubu ngubu, abantu bariho icyo gihe bahubatse inkingi zirenga 20 ndende cyane zikozwe nk'abantu. Buri nkingi imwe ipima nibura metero 6 z'uburebure, igapima toni 10 z'uburemere. Zimeze nk'ibibumbano by'abantu ariko badafite amasura. Gusa ni inkingi nini ubona zubatswe hagamijwe kuziha imiterere nk'iy'umuntu. Ni ibibumbano bifite imitwe n'amaboko kandi byabumbwe mu myaka 11,000 ishize. Bwana Klaus Schmidt akora ibikorwa by'ubushakashatsi ahangaha Göbekli Tepe. Yemeza ko abantu bubatse ibyo bibumbano cyangwa se izo nkingi za rutura babikoze ngo bajye babisenga. Zari imana zabo. Ahantu zubatse muri Göbekli Tepe nta bantu bari bahatuye icyo gihe. Hari ahantu hadatuwe, kandi abantu bo mu myaka 11,000 ishize babagaho mu mashyamba bihigira, ku buryo nta kindi kintu cyari kubasunikira gukoresha umwanya wabo bagakoresheje bihigira inyamaswa bakajya kubakisha ibyo bibumbano. Icyo kintu cyabasunikiye gukora ibyo ngibyo kigomba kuba gifitanye isano n'imyemerere. Imyemerere ni ishobora gutuma abantu batishyira hamwe ngo bubake ibitaro, ariko wabasaba kwishyira hamwe ngo bubake urusengero bakarukubakira mu minsi 3. Aba bahigira inyamaswa n'imboga n'imbuto, imyemerere yabasunikiye kubaka ibibumbano bya rutura batazaturamo ngo bibarinde izuba n'imvura n'imbeho, batazagurisha ngo babikuremo amafaranga, bitazagira n'ikindi cyari cyo cyose bibamarira usibye gutekereza ko ari byo bibategeka kandi ko ari byo bibabeshejeho. Professor Schmidt atekereza ko aka gace kakorerwagamo imihango yo gusezera ku bapfuye. Aba bahigi bo mu myaka 11,000 ishize bafataga aha hantu muri ibi bibumbano nk'umupaka cyangwa se urubibi abapfuye bambukiraho bava muri iyi si bajya mu yindi. Iyi ni impinduramatwara ikomeye cyane mu mitekerereze n'imyemerere y'abantu.
ibitekerezo bikomeye aba bantu babagaho bahanganye nabyo muri ubu buzima byari urupfu, ingufu z'isi zitasibaga kubituraho, ndetse n'isimburana ry'ibihe. Ibi nibyo byabasunikiye kurema imyemerere kugira ngo nibura bashobore guha icyerekezo iyi si bari baraburiye ibisobanuro. Aka gace kose kuzuyemo ibisigaramatongo abashakashatsi badasiba kuvumbura bigaragaza ko urupfu n'ubuzima bugoye biri mu byabaye izingiro ryo kuvuka kw'imyemerere mu bantu. Ahatari kure ya Göbekli Tepe hari icyaro cyitwa Kataroyuk. Abashakisha ibisigaramatongo mu gushaka kumenya amateka y'abakurambere bacu bavumbuye ko abaturage bari batuye muri iki cyaro cya Kataroyuk mu myaka 10,000 ishize bashyinguraga abantu babo mu mazu babaga batuyemo. Madame Shahina Farid niwe uyobora ikigo gikora ubushakashatsi ku bisigaramatongo muri Kataroyuk. Iyo umuntu yapfaga bacukuraga ahantu yararaga akaba ariho bamushyingura, neza munsi y'uburiri bwe. Bacukuraga umwobo noneho bakamuryamishamo. Abantu bo muri iyo nzu wasangaga baba nko muri santimetero ziri hagati y'10 na 20 hejuru y'ababo bapfuye. Mu mazu amwe namwe habaga hashyinguyemo umuntu umwe cyangwa se hakaba nta n'umwe ushyinguyemo, ariko hakaba n'ahandi wasangaga hashyinguye abantu nka 15. Hari n'inzu twacukuye dusanga yari ishyinguyemo abantu 65. Umuntu yarapfaga maze abe bagacukura aho yararaga bakamushyinguramo, ariko bakamuryamisha mu cyerekezo kimeze neza nk'uko umwana mu nda ya nyina aba ameze. Bamushyiragamo ahinnye amavi, amaboko anyuranyemo neza nka kumwe agahinja kaba kameze mu nda ya nyina. Bisa naho bamushyinguraga biteguye ko azavuka bundi bushya. Mumva bashyiragamo ibintu by'agaciro bateganya ko umuntu azabikenera mu yindi isi agiyemo. Ibi byose aba bashakashatsi bagiye babisanga mu mva hejuru y'imibiri izishyinguyemo. Mu majyaruguru ya Israeli ahitwa Shara Golani, aba bashakashatsi bahavumbuye ikibumbano gitandukanye n'ibindi byose bari barigeze kuvumbura muri ubu bushakashatsi bwabo. Umva uko iki kibumbano cyangwa se ishusho yari imeze. Professeur Yosef Gafinkel niwe uyobora ikigo cy'ubushakashatsi cyo muri aka gace. Dutekereza ko cyari ikibumbano cy'Imana y'ingore yo muri ako gace abantu bose basengaga. Icyari gitangaje ku miterere y'iyo shusho yari amaso yayo yasaga n'aberamye, amaso akubye inshuro enye mu bunini amaso y'umuntu usanzwe, bisa naho iyo shusho bayihaye amaso y'umwihariko ku buryo buri wese azajya yimenya akanohora yitegereza aho ari hose. Biragaragaza ko yari ishusho ihagarariye ikinyabuzima kidasanzwe. Ukurikije igihe iki kibumbano cyabumbiwe, bwari ubwa mbere abantu bagira imana y'ingore. Ntabwo ari cyo cyonyine, babonye ahangaha Shahara Golane ibindi bibumbano bikoze nk'iki ngiki neza, bisa naho iyo ngiyo yari imana abantu bari baziranyeho, ifite amaso aberamye kandi manini. Izindi mana zabaga zitandukanye, buri yose yabaga ibumbye ukwayo, ariko iki gihe bari barashoboye kubumba ibibumbano bigera ku 120 byose bisa, ukagira ngo ni fotokopi. Iki gishobora kuba cyari ikibumbano kiruta ibindi cyasengwaga n'abantu bose. Iyi ishobora kuba ariyo mana imwe ya mbere yabayeho. Nta zina ryayo ryashoboye kumenyekana, ariko yari ibumbye mu buryo ushobora kuvuga izina ryayo buri wese agahita yumva iyo ari yo, kubera ko yari iteye ukwayo ugereranije n'izindi. Abaturage ba Shahara Golane ntabwo basengaga imana imwe bose uko bakabaye. Hafi buri tsinda ry'abantu ryabaga rifite imana yaryo, ariko nibo bantu ba mbere ku isi babashije guhuriza ku isura imwe y'imana imwe. Guhimba ikimenyetso cyangwa se ikibumbano cy'imana imwe abantu bose baziranyeho bigendana no kubaka ahantu hamwe abantu bose bahurira bagiye kuramya iyo mana cyangwa se gusenga. Kubaka ahantu hamwe abantu bahurira bagiye kuramya imana zabo cyangwa se gusenga ni imwe mu ntambwe za mbere zanyuzwemo n'abantu bagana ku iterambere. Abanyamateka benshi banditse ko kugira ngo tugere ku iterambere twagezeho uyu munsi byahereye ku kuba abantu barafashe icyemezo cyo guhinga ingano ahantu runaka, hanyuma bahita bafata icyemezo cyo kuhaguma kubera ko bahabonaga ibyo kurya izo ngano bahinze ndetse bakanahabona amazi. Izo ngo bahubatse zaje kuvamo icyaro gito kivamo urusisiro ruza kuvamo umujyi, none dore tuba mu mazu agerekeranye.
Iki ni igitekerezo kimwe. Dore ikindi gitekerezo. Abantu bakiri abahigi bataranatangira guhinga, barabanje bahimba imyemerere n'imyizerere. Muribuka Göbekli Tepe, uburyo bahubatse ibibumbano bya rutura kandi bo bari bataranatangira kwiyubakira inzu zo guturamo. Iki gitekerezo kivuga ko abantu babanje kubaka ahantu ho gusengera mbere yo kuvumbura ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Babonye ko umubare w'abantu bagana izo nzu zo gusengeramo ukomeje kuzamuka, bahita batangira kubaka imijyi. Ibi byahereye mu burasirazuba bwo hagati, bikurikizaho uburengerazuba bw'isi kugera bikwiriye umubumbe wose. None dore aho wakandagira hose ku isi haba hari ahantu ho gusengera. Ibice bimwe na bimwe by'isi birimo insengero nyinshi kurusha amavuriro n'amashuri. Ibi ni nako byari bimeze ubwo imijyi ya mbere yavukaga muri Mesopotami mu myaka 600 ishize. Bubatse insengero mbere y'amavuriro n'amashuri. Uburyo mu nzu y'Imana hayoborwa ndetse n'ibikorerwamo byose biri mu byagennye imyitwarire y'abantu kugeza no kuri twebwe uyu munsi. Imijyi myinshi yabanje kubaho mu myaka 600 ishize yabaga yubatswe ku buryo inzu y'umwami cyangwa se umutegetsi yabaga yubatse rwagati mu mujyi, noneho ikaba ikikijwe n'insengero nyinshi. Ibi bigaragaza ko ahangaha ariho havuye uburyo inzego zirutana muri iyi si. Ubutegetsi n'iyobokamana zari zo nzego ziri hejuru ku gasongero, hanyuma rubanda rukabona gukurikiraho ruzengurutse izi nzego ebyiri, idini n'ubutegetsi. Aha niho hantu hambere habaye imana zifite amazina, ku buryo buri mana abantu babaga bazi izina ryayo. Imana zabaga ari nyinshi mu gace runaka, ariko zose zikagira inzu cyangwa se urusengero rumwe zihurizwamo. Iyo nzu ikitwa Pantheon. Madame Shahina Farid ni uyobora ikigo gikora ubushakashatsi ku bisigaramatongo muri Catalogne. Nous savons qu'il y avait beaucoup de déesses et de... Tuzi ko muri icyo gihe hari imana nyinshi zaba ingore cyangwa ingabo. Izo mana tuzizi kubera inkuru nyinshi bagiye bazivugaho. Hari nk'iyitwaga Ishtar, yari imana y'urukundo n'intambara. Hari kandi n'imana y'izuba ndetse n'imana y'abahinzi. Pantheon muri Mesopotami niyo yabimburiye izindi zose zabayeho. Muri buri Pantheon habagamo imana nyinshi, ariko hakaba harimo imwe iruta izindi. Mu Bagereki no mu Baromani naho nuko byabaga bimeze. Panel of gods. Ni ukuvuga ko abantu babaga bafite imana nyinshi, ariko hakaba imwe bahitamo nk'umuyobozi w'izindi mana zose. Birasa naho gusenga no kwizera imana imwe byari bibarimo kuva kera. Inyinshi mu mana zariho icyo gihe uyu munsi ziri mu nzu ndangamurage ya British Museum i Londres. Abagereki bo imana zabo bazifataga nk'abantu, gusa bavugaga ko zo ari nini kurusha abantu kandi zizi ubwenge kurusha abantu. Hari nka Dionysos, yari yo mana nkuru, ikaba imana y'ukwezi. Aphrodite yo yari imana y'urukundo rushingiye ku guhuza ibitsina. Gusa abagereki bavugaga ko izi mana zabo zitumvikanaga cyane hagati yazo. Zakundaga gutongana kenshi, zikanywa cyane zigasinda kandi zigacana inyuma hagati yazo. Bari bazifiteho amakuru menshi, bazi cyane uko zibaho, nk'uko natwe uyu munsi imana yacu tuyifiteho amakuru menshi. Natwe imana yacu tuzi ibyo yanga n'ibyo ikunda. Tuvuga ko ari imana ifuha kandi idakunda ko hari indi mana dusenga. Tuzi ubwoko bw'imyenda ikunda, tuzi ubwoko bw'ibiryo ikunda n'ibyo yanga. Tuzi n'ikizaduhanisha nitutitwara uko bishaka. Tuzi n'izina ryayo, Yahve. Gusa twebwe ntabwo tuzi isura yayo, nubwo bamwe muri twebwe bavuga ko bajya bavugana nayo. No mu Bugereki bwa kera niko byari bimeze. Imana, abagore bazo na za roho zaberaga hose icyarimwe. Uko niko abantu basobanuraga isi ibazengurutse. Iyo babonaga amazi y'inyanja azamuka akongera kumanuka, bakabona imyaka irera, izuba rikava rikarenga, imvura ikagwa igahita, babaga bazi ko hari imana imwe cyangwa se imana nyinshi zirimo kubikora. Imana zigaragarizaga mu bubasha kamere bw'ibintu. Uko niko izuba, ijuru, umuyaga n'ibindi bikorwa kamere byubahwaga cyane. Buri mana yabaga ifite ibyo ishinzwe. Iyo wabaga urwaye, ukennye, iyo wabaga ufite urugendo ukeneye kuyoborwa cyangwa kurindwa, ku Bagereki n'Abaromani byabaga byumvikana cyane ko ari ngombwa gusenga imana ishinzwe ibyo bintu. Byarumvikanaga cyane kubera ko ugusaba n'amasengesho yawe
byoherezwaga ku mana ibishinzwe, ariyo mana ya nyayo ishinzwe ibyo bintu nyine, ku buryo amasengesho yawe atayoba. Ikindi ni uko ubwo bwari uburyo bwo guha iyo mana icyubahiro mu rusengero rwayo, kubera ko buri mana yagiraga urusengero isengerwamo, hakaba hari n'abapadiri bakorera iyo mana. Uyu munsi hafi buri muntu wese muganiriye ku myemerere akakubwira ku idini ye, kenshi akugaragariza ibyiza by'iyo dini ye, bisa naho ashaka ko nawe uyiyoboka. Iki gihe nabwo nuko byari bimeze. Iyo umunyamisiri yagusuraga akakubwira ko hari indi mana utaruzi isengwa mu gihugu cyabo, byarashobokaga cyane ko rimwe nayo wazayisaba igihe wagize ikibazo runaka. Uku niko imana nyinshi zabaye hamwe zisengwa n'abantu bamwe mu gihe cy'ibihumbi by'imyaka, kugeza igihe umuntu umwe yafatiye icyemezo cyo gutangira kurwanya gusenga imana nyinshi. Uwo muntu ntabwo ari Aburahamu, ahubwo ni umuyobozi wa bumwe mu bwami bw'abami bwakomeye muri iyi si, Misiri. Misiri bwari ubwami busengwamo imana nyinshi kimwe n'ahandi hose ku isi. Imana yarutaga izindi zose mu Misiri yitwaga Ra, imana y'izuba. Yayoboraga izindi mana 9 zose zari zihuriye mu muryango witwaga La Grande Neyade. Gusa mu myaka 3500 ishize, Farawo witwaga Amenhotep yafashe icyemezo cyo gutangira kurwanya gusenga imana nyinshi ku banyamisiri. Niwe munyamisiri wa mbere watangiye kunenga imyemerere y'umuryango mugari abarizwamo. Kuri we habagaho imana imwe rukumbi, ikaba isoko y'ububasha n'ubutegetsi n'ibiriho byose ku isi. Iyo mana twese turayibona hariya hejuru mu kirere, izuba. Nta yindi mana ibaho usibye Aton, imana y'izuba. Izuba niyo mana yonyine ifite ububasha bwo gutanga ingufu zidaturutse hano ku isi, ariko zikagera ku isi yose, tukazibona ziturutse hariya mu kirere mu burasirazuba, zigasusurutsa abari ku isi n'ibiri ku isi, zikabeshaho ikiriho cyose. Ngiyi imana imwe rukumbi ibaho, ukurikije ibyo Amenhotep yavugaga. Izindi mana zose zibaho zubakiye ku nkuru abantu bahimbye. Ni imana tutabona, tutazi uko zisa, ni natwe twaziremye, ariko imana zuba yo turayibona n'ibikorwa byayo bikatugeraho tukabibona. Amenhotep yahise afata icyemezo cyo kutazagira indi mana n'imwe asenga. Mu kugaragaza uburyo yihebeye iyo mana ndetse ko yiteguye gusenya imyizerere yari imaze ibihumbi by'imyaka mu Misiri, imyizerere yo gusenga imana nyinshi, Amenhotep yahise ahindura izina rye. Areka kwitwa Amenhotep, ahubwo yita Akhenaton. Byari mu rwego rwo guha icyubahiro imana y'izuba Aton. Yageze naho yubaka umujyi wose mu izina ry'imana imwe, wimurirwamo ubwami bwe bwose. Muri iki gihe kuvuga ko habaho imana imwe byari ibara. Uwo mujyi yawise Akhetaton. Insengero basengeragamo imana y'izuba ntabwo zabaga zisakaye. Ni gute wasenga imana zuba ukayisengera ahantu hasakaye usa naho urimo kuyibuza kukugeraho? Bubakaga ibikuta bakabizamura babigeza hejuru bakarekeraho. Icyo Akhenaton yashakaga kwerekana ni uko ububasha bwo kwemera no kwizera bukwiye kugaragara. Ububasha bw'izuba buri hariya hejuru turabubona, ndetse n'ibikorwa by'imana zuba turabibona bitugeraho. Ni imana igera kuri bose idakeneye intumwa. Sina ngombwa kuyisengera mu rusengero rufunze rwuzuye ibibumbano bapfukama imbere ndetse n'ibitambo. Uku gusenga imana imwe byahise bitangira no gukorwa n'abandi banyamisiri, cyane cyane abo hafi y'umwami. Mu gitondo y'izuba ryarasaga, bapfukamaga bareba mu burasirazuba, bakazamura amaboko nko kuramya no gusenga imana y'izuba. Oh Aton, waremye isi nk'uko ubishaka. Oh mana imwe rukumbi, washyize buri muntu mu mwanya we. Iri sengesho uramutse urisenze imana y'uyu munsi Yave, nabwo byakumvikana. Ni isengesho rigizwe n'amagambo agaragaza ko bari bamaze kujya bemera imana imwe. Akhenaton yari yaramaze gukuraho izindi mana. Gusa yatanze mu 1336 mbere ya Yezu. Amaze gutanga, ibyo yari yarubatse byose byarasenyutse. Mu kinyejana cya 19 havumbuwe inyandiko zigera kuri 400 zavugaga ko ugusenga imana imwe rukumbi kwapfanye na Akhenaton. Akimara gupfa, abantu barongeye bisengera imana zabo nyinshi.
gusenga imana nyinshi byari muri bo mu maraso, ku buryo bitari ibintu byapfa gukurwaho gutyo gusa mu gitondo kimwe. Ubu buryo bwacu bugezweho bwo gusenga imana imwe kugira ngo bushinge imizi byasabye intambara. Ni gute washoboraga kumvisha abantu bamaze ibihumbi by'imyaka bazi ko habaho imana nyinshi, ukabumvisha ko habaho imana imwe yonyine? Iyihe se muri izo ngizo zose bazi? Gusa nubwo abantu mu maraso yabo hari hakirimo ko isi itegekwa n'imana nyinshi, ariko ugusenga imana imwe rukumbi byari bitaravuga ijambo ryabyo rya nyuma. Nanone uburasirazuba bwo hagati bwari bugiye kongera kugira uruhare runini mu gukwiza imyizerere yo gusenga imana imwe rukumbi. Muri Bibiliya igihugu cyitwaga Kanani bwari ubutaka Imana yasezeranije Aburahamu ko we n'urubyaro rwe aribwo bazaturaho ubuzima bwose. Uwiteka abwira Aburahamu ati rambura amaso urebe aho uri hano, amajyaruguru n'amajyepfo, iburasirazuba n'iburengerazuba. Igihugu cyose ubonye ni wowe nzagiha n'urubyaro rwawe iteka ryose. Itangiriro igice cya 12 umurongo wa 14. Aha hantu usibye kuba Bibiliya ivuga ko Aburahamu n'abamukomokaho bahatuye, nta kindi kimenyetso gihari kibigaragaza. Abashakashatsi baracyashakisha. Aba nibo ba Isiraheli ba mbere. Ahitwa Megido muri Isiraheli hahoze ari Kanani. Aba bashakashatsi bahakuye ibimenyetso bigaragaza ko Abayisiraheli ba mbere, ni ukuvuga abana ba mbere ba Aburahamu, nabo basengaga imana nyinshi. Zarimo iyitwa Adu. Iyi yari imana y'umuhengeri n'ikibunda. Yari imana ikomeye muri icyo gihugu. Hari kandi imana yitwaga El n'umugore wayo witwaga Ashera. Imana El yari ifite umuhungu witwaga Baal. Hari abantu bavuga Bayal. El niyo yari umuyobozi w'imana zose z'Abayisiraheli. El banayitaga Elohim. Na Bibiliya yemera ko Abayisiraheli basengaga izi mana. Ibitabo bya mbere by'isezerano rya kera bivuga ku ntambara Abayisiraheli barwanye. Intambara yashyamiranyije imana za kera z'Abanyakanani n'imana imwe rukumbi yari yaragaragajwe ko yitwa Yave. Ni nayo yingiye dusenga uyu munsi. Ndi Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Misiri, ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Niko iyo mana imwe rukumbi yabitegetse. Niryo tegeko rya mbere mu mategeko 10 Imana yahaye Musa ku musozi Sinayi. Nubwo aba Bayisiraheli bafataga Yave nk'imana, ariko ntabwo bayifataga nk'imana yonyine ibaho. Hari n'izindi mana bari bakemera. Musa n'abandi bahanuzi bakomeje kubabwira ko bagomba guhitamo Yave nk'imana imwe rukumbi, ariko bo bakomeje kwizera n'izindi mana bari baramenye imbere ya Yave. Bizeraga cyane cyane Ashera. Murayibuka ya mana y'ingore ya El. Ashera barayizeraga cyane ku buryo banze kuyireka, bakajya banavuga ko Ashera ahubwo ari umugore wa Yave. Kubera ko bahatirwaga kwemera Yave, bageze aho batangira kuyemera, ariko banga kureka Ashera, ahubwo bakavuga ko Ashera ari madame Yave. Byasabye Yave kurwana intambara nyinshi kugira ngo yemerwe nk'imana imwe, n'ubu tukemera nk'imana imwe. Mu myaka 2600 ishize, umwami wa Babilone witwaga Nabucodonosor yateye Yerusalemu. Ingabo ze zisenya cyane uyu mujyi wa Yerusalemu, zinasenyamo urusengero rwari rwarubatswe n'umwami witwaga Salomo. Ibihumbi by'Abayahudi bafashwe bugwate, bahindurwa abacakara, bajyanwa i Babilone. Iyi ntambara yabaye Abayisiraheli baramaze kumenya Yave nk'imana ishobora byose, ibera hose icyarimwe kandi igenga byose, itanga intsinzi, igatera amapfa naho bahahira. Nyamara iyi ntambara barayitsinzwe. Uku gutsindwa kwa Yave kwari urucantege rukomeye cyane ku Bayisiraheli. Ni gute imana ya Isiraheli yatsinzwe intambara n'imana ya Babilone? Uku niko abantu babonaga ibintu muri iki gihe. Icyabagaho cyose cyabaga gikozwe n'Imana, kubera ko buri kintu cyose cyagiraga Imana igishinzwe. Aba Bayisiraheli rero bamaze gutsindwa iyi ntambara, bari bafite inzira ebyiri zo guhitamo imwe. Hari uguhitamo imyemerere y'Abanyababilone, bagatangira gusenga imana z'Abanyababilone kubera ko byari bigaragaye ko arizo zikomeye kandi zishoboye cyane kurusha imana yabo, cyangwa se bagashaka igisobanuro kigaragaza impamvu batsinzwe iyo ntambara. Bahisemo ingingo ya kabiri. Mu gihe bari barafashwe bugwate muri Babilone barimo gukoreshwa uburetwa, aba Bayisiraheli bateguye igisobanuro gikomeye kandi cyumvikana cyane kivuga ku mpamvu imana yabo yatsinzwe n'imana ya Babilone.
bavuze ko imana yabo ariyo mana ya Isirayeli yakoze nk'aho yatsinzwe kandi mu by'ukuri itatsinzwe. Bavuze ko imana ya Isirayeli ifite ububasha bukomeye ku buryo ari imana y'isi yose, n'itegeka byose kandi niyo ifata ibyemezo byose. Bavuze ko imana ya Isirayeli ariyo yategetse umwami wa Babiloni kujya gutera Isirayeli. Bavuze ko umwami wa Babiloni ari igikoresho cy'imana ya Isirayeli, ni igikoresho imana yakoresheje kugira ngo ihane abayisirayeli bayigomeye. Kuba barahinduwe abacakara ni igihano imana yabahaye. Abahanuzi babwiye abayisirayeli ko intsinzi y'abanyababiloni atari intsinzi y'imana yabo, ahubwo ni intsinzi y'imana ya Isirayeli. Iki gitekerezo cyazamuye ukwamamara kw'imana imwe rukumbi ariyo Yahve. Biri mu byasenye imyemerere yo gusenga imana nyinshi. Yahve ntabwo yari imana ya Isirayeli gusa, ahubwo yari imana y'abanyababiloni, yari imana y'abatuye isi yose. Uyu munsi hari n'abantu bakiyita imana ya Isirayeli nk'izina yahawe ikimenyekana. Umuhanuzi utaruzwi cyane icyo gihe witwaga Izayi niwe wanditse inyandiko yashyizeho amahame agenga gusenga imana imwe. Dore bimwe mu byo yanditse: ni njye Uwiteka, nta wundi, nta yindi mana iba bitari jye, nzagukenyeza nubwo utigeze kumenya. Byanditse muri Izayi ibice 45 umurongo wa 5. Uko niko amateka yahindutse, none dore isi yose irasenga imana imwe. Hari abantu batekereza ko iyi ntambara yashyamiranyije Babiloni na Isirayeli yavuyemo iki gitekerezo cy'uko gutsindwa kwa Isirayeli cyari igihano cy'Imana, cyaba ari cyo gitekerezo gikomeye kurusha ibindi byose mu birebana n'iyobokamana, kubera ko ari cyo gitekerezo cyagize impinduka yahinduye imyemerere yose yo mu isi mu gihe cy'imyaka myinshi ishoboka. Aba Bayisirayeli nyuma barabohowe basubira i Yerusalemu, ariko basubiranayo igitekerezo cy'uko habaho imana imwe rukumbi. None dore aho tugeze. Ni naho dusoreje iki kiganiro tubashimira kuba mwakurikiye.